Ese iyo ubyutse ugiye ku kazi buri gitondo wumva wishimye? Wumva se ufite amatsiko y'icyo umunsi mushya utangiye uguhishiye? Ukumva ufite amashyushyu yo gutangira kwesa ikivi cyawe utazuyaje? Niba ari uko bimeze rero, menya ko uri umwe mu banyamahirwe bake kuri iyi si, kuko hari abantu benshi bagera aho bakorera ukabona barasa n'abatahishimiye kubera imiterere y'akazi bakora kandi nyamara ari bo bakisabiye. Nyamara kandi umenye ko hari icyiciro cy'abantu bake bakora imirimo idasanzwe bamwe bashobora gufata nk'imirimo isuzuguritse kandi ihemba menshi. Gusa imyinshi muri iyo mirimo usanga iboneka mu bihugu byateye imbere. Umurimo wa mbere ni uwo guhobera. Uyu ni umurimo ukorwa n'abo bita abahobezi kabuhariwe bashinzwe guhobera abantu bakabishyura. Abakenera abahobezi kabuhariwe akenshi usanga ari abantu baba baragize ikibazo cyo kwigunga, bakabura umuntu baba hafi ngo abahumurize. Igihe umuntu yumva yabuze uwo yegekaho umusaya, akanyarukirayo bakamuha umuntu umuhobera mu buryo butandukanye ku madolari ari hagati ya 60 na 80 ku isaha, ni ukuvuga hagati y'ibihumbi 62 na 82 by'amafaranga y'u Rwanda ku isaha. Abakora ako kazi basabwa gusoma igitabo giteye ubunebwe, ni ukuvuga gifite amapaje menshi, gisobanura byinshi ku buhanga bwo guhoberana mu buryo 50 butandukanye. Umurimo wa kabiri udasanzwe kandi nyamara uhemba neza abantu bakaba bawusuzugura ni uwo gushakisha udupira tw'umukino wa golf mu mazi. Ku bibuga bya golf haba hari ibizenga by'amazi n'imigezi bituma ubwatsi bwaho buhora butoshye, ariko twa dupira abakinnyi bakubitisha inkoni z'ibyuma tugakunda kugwamo hafi ya buri munsi, bagakenera abatuvanamo. Iduzeni yatwo ni ukuvuga 12 igura hagati y'amadolari 15 na 50, ni ukuvuga hagati y'ibihumbi 15 birenga n'ibihumbi 50 birenga by'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'ubwoko bwatwo. Umurimo wo kudushakisha mu bizenga no mu migezi ntabwo upfa gukorwa n'umuntu ubonetse wese. Mbere na mbere ugomba kuba uzi koga. Icya kabiri ukaba utagira ubwoba, kuko hari gishobora guhuriramo n'inzoka n'ibindi bikoko byo mu mazi, cyangwa se ukaba wahera mu isayo. Umuntu wabigize umwuga ashobora kuvanamo udupira 1000 mu isaha, kandi uvanyemo twuzuye igikapu kiringaniye atahana amadolari 100, ni ukuvuga amafaranga asaga 100,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Umurimo wa gatatu usa n'usuzuguritse kandi nyamara uhemba neza ni uwo gusogongera ku biryo by'imbwa n'injangwe. Umuti kagira inkuru. Ku bantu bakunda kubana n'inyamaswa mu rugo, ntawe uyobewe ko imbwa n'injangwe ari inshuti z'abantu mu buryo bwihariye, bityo nazo zikaba zikenera kuryoherwa n'amafunguro kimwe natwe. Kugira ngo umenye niba ibyo ugiye kugurira imbwa cyangwa injangwe yawe biryoshye kandi udashobora kubisogongeraho wowe ubwawe, menya ko amasoko acuruza ibyo biryo mu bihugu byateye imbere agira abasogongezi babyo ushobora kwifashisha, bakorera amadolari 3415, ni ukuvuga amafaranga asaga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Icyo bakora rero nta kindi ni ugutamira ibiryo byuzuye ku kiyiko, ni ukuvuga ibiryo by'imbwa cyangwa injangwe, bakabitapfuna ubundi bakumviriza ariko ntibamire, ni ukuvuga ko babicira. Bityo kuko haba hari ubwoko butandukanye, barangiza bakaguhitiramo bakurikije ibiryoshye, ubundi ba nyiri kubicuruza nabo bakandika raporo zo gushyikiriza inganda zibikora.